Muraho neza bakunzi ba Yes TV Rwanda, turabashimira ko mukomeje kudushyigikira no gukurikirana ibikorerwa kuri uyu rubuga rwacu. Uyu munsi turagira ngo tubagezeho amakuru agezweho ku bijyanye na Pi Network, cyane cyane ku bijyanye na Open Mainnet. Njye mugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Gasigwa Emmanuel, nk'ibisanzwe mbahaye ikaze abantu mwese mwakanze subscribe, nkababwira ati muri abantu b'ingenzi, kandi niba utarakanda subscribe ukababwira ati bikore nonaha kugira ngo amakuru yose azajya tugeraho tujye tuyaguha, by'umwihariko umuntu wese uzi ko akoresha Pi Network, azi ko yiteze byinshi muri Pi Network, byaba byiza ubanye natwe mu biganiro bitandukanye, ndetse ukanyura no muri videwo twagiye tunyuzaho. Hari amakuru menshi wamenya, hari byinshi wasobanukirwa, hari byinshi wakumva ku bijyanye na Pi Network. Open Mainnet imaze guhumuza, bisobanuye ko iri ku isoko ryamaze kuba rihamye, ku buryo abacuruzi n'abashoramari bashobora gutangira gukoresha Pi Coin zabo mu buryo bwagutse. Harimo guhererekanya no kugura ibicuruzwa bitandukanye. Ibi ni intambwe ikomeye cyane ku bantu bose bamaze igihe bacukura Pi, kuko bituma agaciro kayo kazamuka kandi icyizere mu isoko kikakomera. Nk'uko twabivuze, Open Mainnet yahumuye nk'uko twabivuze haruguru, bivuze ko ibikorwa byinshi byari bikiri mu igerageza testing byamaze gufungurwa ku mugaragaro. Ibi bitanga amahirwe menshi ku bantu bose bafite Pi Coin cyangwa abifuza gutangira urugendo rwabo muri cryptocurrency. Ibyiza bya Open Mainnet ibyaza bya Pi Mainnet, guhindura coin mu bindi buryo. Ushobora gukoresha Pi mu bucuruzi butandukanye, cyane cyane se kuyagurisha ku masoko ahamye, kwakira Pi. Abantu benshi b'ibigo ndetse n'amaduka ari gutangira kwakira Pi nk'uburyo bwo kwishyurana. Ibi bizatuma agaciro kayo kazamuka bitewe n'uko ikoreshwa ryayo ryiyongereye. Ku bashaka gushora imari muri Pi Network, iyi ni intambwe ikomeye, kuko Mainnet ifunguye itanga icyizere ko agaciro k'igiceri kazakomeza kuzamuka mu gihe kizaza. Ni byiza ko ukomeza gukurikirana amakuru mashya kugira ngo utagwa mu mutego w'abatekamutwe. Ntukihutire kugurisha cyangwa gushora imari yawe nta bushobozi. Reba uko isoko rihagaze mbere yo gufata icyemezo. Nka Yes TV Rwanda tuzakomeza kubagezaho inyigisho, inama n'ubundi bumenyi bwafasha kugira ngo mwungukire muri urugendo rwa cryptocurrency, kandi mukomeze mudukurikirane kugira ngo mutazacikanwa n'amakuru mashya no kunguka ubumenyi bushya.
niba hari icyo ushaka kumenya kurushaho ku bijyanye na Pi Network cyangwa se cryptocurrency muri rusange, tuzatindiganya kubaza, ntugatindiganye kubaza mu gice cy'ibitekerezo, twiteguye kubafasha. Murakoze cyane kandi mukomeze gukurikirana Yes TV Rwanda, mwandika muri komenti, mukanda like, mukanda subscribe, mukanda byose muri makeya, turi kumwe namwe kugira ngo tubafashe ku makuru yose atandukanye muri Pi Network. Ndabashimiye cyane mwebwe twagejeje ku musozo w'ino video, reka mbabwire ngo Imana ibahezagire.